kugira uyu muco gukunda umurimo nk'indangagaciro ikuranga. Mbere na mbere ni intwaro ikomeye izakuvana ahantu hamwe ikakugeza ahandi. Ni intwaro ikomeye izaguhindura ukava kuwo wari uriwe, ukava kuwo wahoze uriwe, ahubwo ukaba uwo wahoze ushaka kuba we, ukaba wa muntu wahoze wifuza kuba we. Gukunda umurimo ni ikintu kizakubaka, ni ikintu kizaguhindurira ubuzima, ni ikintu kizatuma ukura ukaba undi muntu. Umunsi ku wundi uzarushaho gukora ibintu bishyashya, ugerageza ibintu bishyashya binyuze muri ya ndangagaciro yo gukunda umurimo. Iyo umuntu akunda umurimo akora, awukorana ishyaka n'umuhate, bityo umusaruro ukiyongera. Ikindi bitanga umunezero n'ibyishimo. Kuko iyo ukunda umurimo ukora, icyo gihe bituma wumva unezerewe, wishimye, kuko ibyo bintu ukora urabikunda. Kuriya iyo umuntu akora ibintu adakunda, abikora nabi, ntibimuhe n'ibyishimo, akajya abikora avuga ati singirota mbirangije. Ariko iyo ibyo bintu abikunda, abikora abyishimiye cyane, yumva bikunze cyane. Yego. Ikaze mu kiganiro cyacu Isheja na Yambi podcast. Uyu munsi ikiganiro cyacu ni uburyohe gusa. Uyu munsi mu kiganiro nk'uko bisanzwe ndi kumwe na Miss Isheja, aho tugiye kuganira ku ngingo nziza cyane, ku nsanganyamatsiko iribuze kugusigira ikintu gikomeye, ukakizirikana kandi ukacyumva kikakubera icy'umumaro cyane. Ikindi kintu kirenzeho, dufite umutumirwa mu kiganiro cyacu Isheja na Yambi podcast. Dufite umutumirwa, nawe turi buze kumwakira, tumuhe umwanya aze kutuganiriza, aze kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Insanganyamatsiko yacu ni akamaro ko kugira indangagaciro yo gukunda umurimo. Miss Isheja, umeze neza? Yego, meze neza. Muhaye ikaze mu kiganiro cyacu Isheja na Yambi podcast. Ingingo tugiye kuganiraho, mbere na mbere narakira umutumirwa dufite, urayumva ute ubundi ku ruhande rwawe? Ingingo ndayumva neza cyane, irakenewe mu rubyiruko no mu bandi bantu bari hafi yacu. Yego. Yes, ingingo yacu wayumvise neza. Tugiye kuganira ku kamaro ko kugira indangagaciro yo gukunda umurimo. Nicyo kintu tugiye kuganiraho. Reka twakire umutumirwa wacu dufite muri studio. Umutumirwa wacu ni umukunzi w'ikiganiro cyacu, ni umuvandimwe, aradukunda, natwe tukamukunda cyane. Amazina ye araza kutwibwira, natwe tumuhe ikaze tuze kubana nawe muri iki kiganiro. Umutumirwa wacu, wiriwe neza? Wiriwe neza. Umeze ute? Meze neza. Urumva umeze neza? Yego. Noneho ndagira ngo muri aka kanya wibwire abaduteze amatwi, ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Murakoze cyane, nitwa Anwarite, nkaba ndi umutumirwa muri iki kiganiro. Arakoze cyane. Amazina ye yitwa Anwarite. Tumuhaye ikaze mu kiganiro Isheja na Yambi podcast. Nawe tugiye kuganira kuri ya nsanganyamatsiko y'akamaro ko kugira indangagaciro yo gukunda umurimo. Ese ubundi mbere na mbere tubanze twumve, tunamenye neza cyane ubuzima burimo indangagaciro n'ubuzima butarimo indangagaciro iyo ari yo yose, usibye kuvuga ngo niyo gukunda umurimo. Indangagaciro iyo ari yo yose, ubwo buzima butandukanira he? Isheja, banza umbwira ako kantu, urabyumva ute? Ahantu ubwo buzima butandukanira, indangagaciro ni ikintu kiranga Abanyarwanda, ni ikintu kituranga. Yego. Byagera ku murimo, turabikeneye byombi, harimo n'itandukaniro rinini. Icyo kintu. Hanyuma Anwarite, nawe gira icyo tubwira, wowe urabyumva ute ku ruhande rwawe? Yewe uko mbyumva, indangagaciro ni ikintu kigomba kuranga Abanyarwanda nkatwe.
nanone gukunda umurimo bikaba biri muri bimwe mu bituranga nk'abanyarwanda. yego gukunda umurimo ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi kuko bifasha umuntu gukora neza no kugera ku ntego ze. wow ako kantu kabisa. wowe uduteze amatwi ukomeje kumva ikiganiro Isheja na Yambi podcast, niba utarakanda subscribe, niba utaradukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye wakanda subscribe. Iki ni cyo gihe wadufollowinga ku mbuga nkoranyambaga dukoresha zose. Hanyuma tutagiye kujya muri byinshi, tugiye kurebera hamwe akamaro ko kugira iyo ndangagaciro yo gukunda umurimo mu buzima bwa buri munsi. Nkuko nabikubwiye turi batatu mu kiganiro. Uwa mbere ni njye Yambi Fabrice, tukaba turi kumwe na Miss Isheja ndetse na Anuarite. Buri wese aragenda atubwira ku kamaro ko kugira iyo ndangagaciro yo gukunda umurimo mu buzima bwacu bwa buri munsi, yewe no mu iterambere ryacu rya buri munsi. Reka nihereho kugira uyu muco gukunda umurimo nk'indangagaciro ikuranga. Mbere na mbere ni intwaro ikomeye izakuvana ahantu hamwe ikakugeza ahandi. Ni intwaro ikomeye izaguhindura ukava kuwo wari uriwe, ukava kuwo wahoze uriwe, ahubwo ukaba uwo wahoze ushaka kuba we, ukaba wa muntu wahoze wifuza kuba we. Gukunda umurimo ni ikintu kizakubaka, ni ikintu kizaguhindurira ubuzima, ni ikintu kizatuma ukura ukaba undi muntu. Umunsi ku wundi uzarushaho ukora ibintu bishyashya, ugerageza ibintu bishyashya binyuze muri ya ndangagaciro yo gukunda umurimo. Umuntu ukunda umurimo arakura, umuntu ukunda umurimo atera imbere, umuntu ukunda umurimo aba uw'agaciro muri sosiyete. Anuarite, umutumirwa wacu, wowe urabyumva gute? Yego, nawe natubwire. Njyewe numva bituma umuntu akorana umwete. Iyo umuntu akunda umurimo akora, awukorana ishyaka n'umuhate, bityo umusaruro ukiyongera. Ikindi bitanga umunezero n'ibyishimo. Kuko iyo ukunda umurimo ukora, icyo gihe bituma wumva unezerewe, wishimye, kuko ibyo bintu ukora urabikunda. Buriya iyo umuntu akora ibintu adakunda abikora nabi, ntibimuhe n'ibyishimo, akajya abikora avuga ati sinjyota mbirangije. Ariko iyo ibyo bintu abikunda, abikora abyishimiye cyane, yumva bikunze cyane. Yego, Anuarite adusobanuriye neza, ariko reka ngiye nkubariza ikibazo kimwe. Ni gute twafasha abana bari munsi yacu imyaka 8, 12 kumenya indangagaciro nyarwanda? Ukuntu twabafasha binyuze mu kubigisha zimwe mu ndangagaciro zituranga nk'abanyarwanda. Yego, binyuze mu biganiro, binyuze mu kubigishiriza mu mashuri zimwe mu ndangagaciro ziranga abanyarwanda. Yego, ndumva ari aho byajya bica no ku mbuga nyine nkoranyambaga, tukajya dukora ibiganiro bijyanye n'indangagaciro nyarwanda, bakajyaho bakabishaka bakabibona, kugira ngo nyine bagire indangagaciro. Anuarite aka kana gasobanuye neza, ariko Yambi Fabrice, ndakumva. Jewe numva ukuntu twafasha abo bana muri izo ndangagaciro dukora mu murimo dukora. Ahubwo twakabaye tubikorera ahantu hari muvoma y'abo bana benshi, bakatureberaho, bakatwigiraho, tukabigisha gukunda umurimo, gutyo igihugu kigatera imbere natwe bagituye. Icyo kintu uvuze nicyo. Burya kuba turi kwibanda kuri iyi ndangagaciro uyu munsi, twe nk'abanyarwanda bakwiye kurangwa n'umuco nyarwanda, bakarangwa n'indangagaciro nyarwanda, birakwiye ko dukwiye kumenya n'izindi ndangagaciro. Simpaka ngo yego dufite gukunda umurimo, ariko nitwibagirwe ubumwe, nitwibagirwe ubwitange, nitwibagirwe ubutwari, nitwibagirwe ubupfura, nitwibagirwe kwihesha agaciro, nitwibagirwe gukunda igihugu. Hari indangagaciro nyinshi ziranga abanyarwanda, zituranga twe ubwacu. Icyo kintu uvuze nicyo, birakwiye koko Miss Isheja numve nawe icyo abivugaho kuri ako kamaro ko kugira indangagaciro yo gukunda umurimo. Umwanya ni uwawe Miss. Bituma tubigiraho abantu bagira indangagaciro, twebwe tubareba ibyo bakora,
tugira indangagaciro tubigiyeho bikanadufasha gukunda umurimo nk'uko babikora. yego ikindi gukunda umurimo bituma ubona abantu benshi bakugana kuko ibintu ukora biba ari byiza kuko ubikora ubikunze kandi biva muri wowe, bigatuma tukugana turi benshi, umurimo wawe ukatwubaka, ukubaka n'abandi bantu baturebera. ikindi nongeraho ni uko gukunda umurimo bitanga icyizere kuri wowe ufite iyo ndangagaciro yo gukunda umurimo, biguha icyizere cy'uko niba uyu munsi wakoze ibi, ejo uzakora ibyisumbuyeho, ejo bundi ugakora ibyisumbuyeho, yewe n'ejo bundi nanone ukongera ugakora ibyisumbuyeho. si ibyo gusa, si kuri wowe gusa uba ufite icyizere, ahubwo byongerera icyizere n'abakureba, abakuri iruhande, abagukikije, umuryango wawe, inshuti, abavandimwe. Iyo babona hari ikintu uri gukora, hari urwego rumwe uri kuvaho, hari ahandi hantu uri kugera, barabikunda cyane kandi bakagira icyizere cy'uko ejo hazaba heza cyane kuruta uyu munsi. Anwarita, niyo nama watugira? inama nabagira mu ndangagaciro zo gukunda umurimo mukora ni ugukora umurimo uwukunze kandi uwushyizeho umwete, kuko twabonye yuko bitanga iterambere. yego twabonye ko bitanga ibyishimo iyo ukora umurimo ukunda, twabonye ko bitanga icyizere. ni ibintu byinshi twagiye tubona. iyo umuntu aba agomba gukora umurimo awukunze cyane nk'indangagaciro iranga abanyarwanda, kugira ngo nk'abanyarwanda turebe ko twava ku ntambwe imwe tukajya ku yindi tugatera imbere cyane. yego iyi ngingo turi kuganiraho ndumva ireba urubyiruko cyane. Anwarita, niko ubyumva? yego niko mbyumva, kuko urubyiruko rugomba gukora cyane. ubundi baravuga ngo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. niyo mpamvu rero ibi byo gukunda umurimo no kuwukora cyane bireba urubyiruko, kuko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. ntabwo ibingibi wajya kubibwira umukecuru cyangwa umusaza wisaziye, ubibwira urubyiruko rugifite imbaraga, rugifite amaraso yo gukora. yego rubyiruko muduteze amatwi, akantu Anwarita avuze muze kukumva neza. dukenera urubyiruko muri ibi bintu. ababyeyi bacu cyangwa bababanjirije babikoze neza, badusigira umuco wo gukunda indangagaciro. natwe turi kubyiruka dufashe n'abari inyuma yacu gukunda umurimo. Yambi Fabrice, wowe hari icyo ubivugaho ku kintu Anwarita avuze? hari indi nama watugira? ikintu Anwarita avuze ni ikintu gikomeye cyane. icyo njye nongeraho ku kintu avuze ni uko mu buryo ubwo ari bwo bwose tuzigamo indangagaciro, tuzigamo uwo muco nyarwanda, ntituzabyige ngo twige tumenye gusa, ahubwo tuzabishyire mu bikorwa. hari ikintu wari uvuzeho mu kanya gashize, uravuga uti niba dushaka kwigisha abantu indangagaciro nyarwanda, uwo waba uri wese nawe uduteze amatwi muri aka kanya uri kumva kino kiganiro, ubundi ni mpaka ko ibintu bisubira mu mashuri cyane. kuki wowe ubwawe utaba nk'ikibaho umwana muto yakigiraho? kuki wowe ubwawe utaba bandebereho? niba ugiye ahantu ugenda ufite ubupfura, niba ugiye ahantu wihesha agaciro mu bantu, umuntu akubone uri umuntu w'icyitegererezo. icyo kintu yumve ko akwiye kumera nka Yambi, afite indangagaciro. tubeho turi ba bantu bari buze gutanga urugero rwiza cyane kandi rufitiye akamaro sosiyete tubayemo nyarwanda. yego bantu mudukurikiye mutwumve neza, tunabasaba ngo dukunde umurimo ariko twibanda ku ndangagaciro. umurimo urimo indangagaciro nyarwanda urushaho kuba mwiza, natwe tuwureba tukawukunda cyane, ukanatwigisha. yego Yambi Fabrice, yego reka dusoreze hano tunasezerana Anwarita, wakoze cyane kutugana, tuzaguhorane mukobwa w'umuhanga. namwe mwakoze cyane kuba mwanumiye. yego utanze agarukanako. ebana Miss Isheja Karame, reka dusoreze ahangaha dukomeza no kubategurira izindi content. yego ndabashimira cyane mwebwe mwadukurikiye, ariko nibanda kuri Anwarita cyane. wakoze kuza mu kiganiro cyacu, nanakubwira ko uzagaruka nta kabuza. uri umuhanga, ibyo watuganirijeho urabizi,
biraza no kugira icyo bifasha urubyiruko ruri kudukurikira. Rero umuntu wari uduteze amatwi wadukurikiranye kuva mu ntangiriro kugera ku musozo w'aka kanya, turakwifuriza ibihe byiza kandi yuko ibiganiro byiza tukugezaho tugamije kukubaka, tugamije gutuma waguka, ugakura cyane kurutaho muri byose. Ugira ibihe byiza cyane, turagukunda. Ciao ciao. Bye. Bye.